Ndagusuhuje ukurikira Family Imana iguhumera umugisha uri w'agaciro kuri jyewe cyane kandi ndi hano ku bwawe ndetse n'abandi bose bazareba ibiganiro kuri Rama Family. Ndagushimiye kandi niba warakoze subscribe, Imana ikomeze iguhezagire. Ahangaha uyu munsi ndashaka ko tureba ibintu bibiri ushobora kurebera ku mugore ugukunda. Ukuvuga ngo umugabo ushaka kumenya ko umugore we amukunda byanyabyo, amukunda by'ukuri, ndagira ngo azacunge ibi bintu bibiri tugiye kuvuga. Turabisobanura ku buryo burambuye ariko ni ibintu bibiri by'ingenzi gusa azareba akabona niba uyu mugore koko amukunda atamuryarya cyangwa se ari uwo kumukunda ku magambo gusa. Icya mbere ugomba kureba wowe mugabo, ukareba ku mugore wawe, ni uburyo agutega amatwi ndetse n'udukorwa duto duto agukorera. Kandi ibikorwa bihambaye, dukorwa duto agukorera. Nicyo kintu cya mbere uzareberaho. Uriya umugore ugukunda byanze bikunze agomba kumenya ibyo ukunda nawe. Niba kugeza ubu umugore wawe ataramenya ibyo ukunda n'ibyo wanga, ntabwo yarangiza kugukunda, biracyari urugendo. Umugore wawe kandi niba ajya kubwira ngo ijoro ryiza cyangwa se umunsi mwiza, urugendo rwiza, utugambo nk'utwo ngutwo ugiye ukabona arabikubwiye, ni uko burya aba agukunda, aba agutekerezaho, aba yumva aho ugiye. Niba ari mu kazi wagira akazi keza, mu rugendo wagira urugendo rwiza, ndetse ugiye no kuryama se niba mutanari kumwe yanakubwira ngo ijoro ryiza. Mbese ako ni akajambo gato ariko kagira imbaraga ku mugore, umugore ugukunda. Umugore utagukunda ntabwo ibyo ngibyo apfa kubivuga. Ikindi nanone muri utwo dukorwa duto duto ugomba kureba, hari igihe buriya umugore ashobora kuba ari kurya utuntu wowe wanakwita ko dusuzuguritse. Ashobora kuba ari kwirira ubunyobwa cyangwa se ari guhekenya akantu, ukabona ashatse kukaguhereza, kabone n'ubwo yaba ari no kuri bombo, ukabona ashatse kuyiguhaho. Ni ukuvuga ngo nta kintu yumva burya yakwima. Wowe nubwo wabona ako kantu gasuzuguritse ukaguca amazi, reka ni ak'abana, uzamenye ko uri guhemuka cyane kuko burya bikora kubera urukundo ruba rumurimo. Ikindi kintu ukwiye kuba ureba muri utwo dukorwa duto duto, ni ukubona ko ubabaye, unaniwe, ushonje, ukabona afite ubushake bwo kugira icyo yakora. Umugore wawe cyangwa se umugore mukundana nubona agerageza gukora ibishoboka byose ngo agutabare unaniwe cyangwa arebe icyo yakora, igihe waba ushonje arebe icyo yakora, uwo mugore asaba gukunda. Kabona ari gushyashyana ashaka kugira icyo yakora, kabone n'ubwo wabona kidahambaye, ariko ubwo bushake bwonyine ni ikimenyetso cy'urukundo. Ikindi nanone muri utwo dukorwa duto duto, ni ukwibuka gahunda ufite akakwankuraje, mbese akaguha kuraje, akakubwira ati niba hari ikintu wari ugiye gukora cyangwa se hari akazi wari ufite runaka, akakwibutsa ndetse akanibuka ko bihari, wenda wowe utanabyibukaga cyangwa se wanabyibukaga ariko kuko wabimubwiye ubushize ukumva, ukabona arabikwibukije. Ni ukuvuga ngo burya abazirikana gahunda zawe. Ikindi muri utwo dukorwa duto duto ni ukugutekera ibyo ukunda atakubajije, wowe ukabona gusa yabiguteguriye, yabikuzaniye, cyangwa se ugasanga nyine ibyo yabitetse kubera ko azi ko ubikunda, kabone we nubwo yaba atabikunda. Uwo mugore uzamenye ko agukunda. Ikindi ni ukubona ashishikajwe n'uko uhora wishimye iteka ryose, utuntu twose akora akaba ashaka ko uhora wishimye. Yabona ubabaye ukabona arashaka kumenya impamvu ubabaye, arashaka kukubaza, arashaka no kuzana inkuru z'amafuti
zisekeje zidafite shinge na rugero kugira ngo ukunde wishime, kugira ngo ukunde useke, uwo mugore uzamenye ko agukunda. Ikindi kandi uwo mugore ugukunda akenshi numubaza ko agukunda, kubisobanura bizamugora. Kenshi umugore ugukunda iyo ubimubajije ntabwo abona terima abivugamo, ntabwo abona aho abihera. Ibyo bintu byose maze kukubwira ni ibijyanye n'udukorwa duto duto umugore ashobora kugukorera bikagaragara ko agukunda, ugahita ubona rwose ko uwo mugore agukunda. Noneho uburyo bwa kabiri rero ni uburyo muganiramo. Uburyo muganiramo bishobora kukugaragariza ko uyu mugore agukunda cyangwa atagukunda. Umugore niba muganira ukwiye kureba uburyo gutega amatwi, niba kumva. Uyu mugore ukwiye no kureba uburyo arenga ku byo umubwije umunwa, burya akagera no ku byo utekereza, agasa n'uwinjira mu marangamutima yawe, akashaka no kumenya uko utekereza ibintu, ukabona biramushishikaje. Kandi mu kuganira nawe uyu mugore uzasanga koko niba agukunda azaguha inama akurikije ibyo wamubwiye, ariko azatinyuka no kukubaza kugira ngo arusheho kukumva neza. Ahangaha iyo uhora ubwira umugore ikintu akemera gusa yego 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 akikiriza, uwo mugore ntabwo aba agukunda, kuko uba umeze nk'aho uri umudigitateri kuri we, nawe akaba yarahisemo kukubaha kugira ngo abone amahoro, ariko mu by'ukuri ntabwo aba agukunda kubera ko aba anagutinyamo. Nuko ikindi ugomba kureba kuri uyu mugore kandi ni umugore ubasha kukubaza ibyo mwaganiriyeho ubushize, akongera akabikubaza kugira ngo mwongere mu biganire. Burya uyu mugore aba azirikana ibintu byose umubwira. Ahangaha hari abagabo bashobora kwanga kongera kubisubiriramo abagore babo, cyangwa bakongera umugore yashaka ko babisubiramo babiganira, ugasanga umugabo aranze ati mbese ntabwo nabikubwiye, ntiwabyumvise, ikindi ushaka kumva ni iki? Burya abagore bakunda abagabo bakunda kenshi kugarura ibiganiro baganiriyeho ubushize kugira ngo base n'abongera kubyumva neza, cyangwa se kubireteresa no kubiha umurongo igihe biba bitararangiye cyangwa se bitaragiye mu buryo. Ikindi rero mu biganiro, uburyo uzabona umugore ko agukunda binyuze mu buryo akuganiriza, ni igihe uzaba ufite ibibazo, haba hari ibibazo uri gucamo, nawe mu marangamutima ye bikagaragara ko ibyo bibazo byawe kandi we bitamuriho, ariko ukabona ko bimubabaje, bimuteye inkeke, mbese agashaka iteka ryose, ukabona arahangayitse ngo mbese dukore iki? Wanamubwira ko byarangiye, cyangwa se ushaka gutuza, cyangwa se ushaka ko ibyo bintu utongera kubyibuka, ariko wowe ukabona ntabwo aranyurwa igihe ibibazo byawe bitarakemuka. Kandi twibukiranye ko buriya abagabo n'abagore ntabwo kwihanganira ibibazo bijya biba kimwe. Hari igihe abagabo bahura n'ibibazo bagahita barekera, bakamera nk'aho babyibagiwe cyangwa birangiye burundu. Abagore rero rimwe na rimwe bo hari igihe bidahita bishira, ariko kandi burya nyir'ikibazo we hari igihe akirekera burundu, ariko yagumye kugaragaza umubabaro, wa muntu we umukunda umuba hafi agakomeza kumva nawe ntanyuzwe, ntameze neza. Bityo rero umugore nubona mu marangamutima ye, mu bibazo ufite nawe yabyinjiyemo, uzamenye ko uwo mugore agukunda. Ngibyo ibyo nari nabashije kurezima mu ncamake. Niba warakoze subscribe uzahita ubona n'ibindi. Nakagaruka kuri Rama Family. Bye.